uyu munsi ku itariki ya 25 nibwo n'ubundi Prince Kid yagarutse imbere y'urukiko. Wabyakiriye gute nka punditi ndetse umbwire n'icyagutunguye kuri uyu munsi? Ngiye hari icyo nabashije kubona ariko ntarimenyereye. Asaba z'ukwezi kwa 12 nibwo azagirwa umwere agataha cyangwa se agahanwa ibyaha bibiri ari kuregwa. Ibyo byaha bibiri ari umuntu warumagaye mu kanya byaje nakubyaga nashaka kujyamo mu ntozi. Ibyo byaha bibiri akurikiranyweho. Wowe icyo kintu kibona gute? Ari nayo mpamvu abantu benshi bagarutseho ngo ese niba Prince Kid we yarahawe ruswa ishingiye ku gitsina, none bari abamisi bo byagenda bite kandi nabo barayitanze babizi neza ko ari icyajyanirwa n'amategeko? Hari abakobwa bashatse kumutega sex kugira ngo abahe imyanya hano victime n'uwareze. Yego sibyo ibaruwa zagiye hanze zishinjura Prince Kid, ariko nanone hari message zagiye hanze zifite n'ubushinjacyaha na za koru na za uribuka neza. Ni ngombwa kumenyerega umuntu kurega ariko bikagirwa ibanga bahawe kode ariko bo barabazi kuko baburane kuri Skype ariko amajwi arumvikana nubwo urukiko bari barurinze wagira ngo hari ikintu cyadanye cyari cyabaye natwe bareba natwe twari kurukurikira pe cyakoze bakoze. Ariko ubundi amajwi nyine Prince Kid azi aba bakobwa batatu, Metre Nyembo azi abari gutanga ubuhamya tabera zikore niba batari n'abahanga cyane biyambaze abahanga. Ndabizi neza ko Senateri Voda ari umuhanga cyane aribyo yakoze, biyambaza abantu b'abahanga rwose ubutabera butangwe abantu be kumara amezi 7 nyuma ndimba turibuka igihe yamaze. Ubu ni umwere ashatse yarega agahabwa indishyi y'akababaro. GASARO TV. Kunzi ba GASARO TV tubahaye ikaze aho muherereye mu mpande zose z'isi. Ndabasuje cyane abari mu Rwanda, East Africa na diaspora, ndabakunda cyane. Uyu munsi turi ku ngoro y'ubutabera Nyarugenge, turi kumwe na wa musore wanyu Pundi. Turagusaba mu byubahiro byanyu uvuye muri telefone iyo tujye kuganira n'aba bantu bidusaba kuga. Ese ni ngewe bagiye kureba cyangwa bagiye kumva ibyo mvuga? Utangiye kuburana kwawe. Ntoya ndakubajije man. Bagiye kureba ngiye cyo bagiye. Ariko iyo muri telefone basuzuguye abantu, niba uje kubaha ibintu va muri telefone. None se kujya muri telefone niba inge byo kuvuga biri muri telefone ngo ndabasuzugura gute? Okay fine, niba muri telefone nta kibazo wabibasobanuriye none ntacyo bitwaye. Narinzi ko biva mu mutwe wese nzi ko biva muri telefone. Mu mutwe wanjye haba hari ducemba ngomba kuba nanditse. Yego. Ni amahoro se? Ni amahoro. Bakunzi ba GASARO TV. Ako arasaze. Iyo intro yanjye kure kunda byatari. Oya urumva. Intro hari intro zo kuri YouTube akenshi nyine ndazumva nkaba hari izo numva zikasetsa. Intro yawe numva ntarima. None se nabakunzi nabafana niki? Abakunzi ba GASARO. Niwe wayihimbira intro? Yego. Kucyo yakoresheje mu bakunzi. Nese ngira abafana ndaririmba nkuriki. Ngera abakunzi banje kandi burya umukunzi abagukunda nawo mukunda. Rero barankunda nanye ndabakunda. Utandukanya gute umukunzi ureba GASARO TV? Kanikomereze tuvuga iki tugenza tuve mu by'abakunzi tuve mu by'abasheri ntabwo icyo kitugenza. Kuri uyu munsi ku itariki ya 25 nibwo n'ubundi Prince Kid yagarutse imbere y'urukiko. Wabyakiriye gute nka punditi ndetse umbwire n'icyagutunguye kuri uyu munsi? Ngiye hari icyo nabashije kubona ariko ntarimenyereye. Ngewe nta bintu bijya bintungura mu buzima busanzwe kubera iyi si tubamo iyo wemera Imana ubundi inosi kuva sekibi yayizamo muri biri yanditse ngo genda wasigushishana. No kuvuga ngo rero kandi abantu bemera ibijyanye n'ubuhanga cyangwa se psychology bazi ko nta kintu gishyashya tuzabona ku isi. N'abafite ukwemera bita reincarnation cyangwa kongera umuntu akagaruka mu wundi buryo bimira neza ko nta bintu bishyashya tuzabona. Ngiye ntago njya ntungurwa mu buzima byanyu kuvuga ngo mbonye ikintu ndatungurwa ngo Sandrine ngo wenda hari ibintu ambwira ndatungurwa cyangwa hari ibyo yakoze oya nta bintu binungura. Prince Kid nta cyantunguye kuko kuva ku itariki 11 z'ukwezi kwa 4 mu 2022 mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ruri mu Kagarama yitaba aburana ku ifunifo ry'agateganyo kugeza ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 10 aburana mu mizi uko yazaga kuva yatangira kuza ari mu mwenda w'ifungwa n'abagororwa ni bimwe imodoka azamo ni zimwe no muri zifungwa n'abagororwa nta bintu bishyashya nari niteze. Icyo
cyakoze ikintu gitandukanye n'ibindi nuko kubona bitatinze cyane, byatangiye saa 2:30 birangira saa 4:04 gutyo, nibwo umunyamategeko we Maître Emeline Nyembo twabashije kuba twavugana. saa 2:30 byari saa 3:20. Urumva ntago urubanza rwatinze cyane kuko rwarasaga nkaho ubundi rwabaye hari kumva abatangabuhamya b'abakobwa batatu gusa nta kindi. Yego. Hanyuma pundi jewe nagiye kubona mbona anyujijwe hepfo hariya, mu gihe tumenyereye ko akunda kunyura ku muryango wa hano ruguru, ndetse harababifashe nka kugira ngo itangazamakuru cyangwa se abakameramani badateza akavuyo. Uko byagenda kose twe twafashe amavido nari mpari mu kusohoka, yaciye mu muryango n'undi atarasanzwe anyuramo, ariko twafashe amavideo biterwa n'uburyo. Hari abanyamakuru benshi Sandiri hano hantu saa 2 hari huza abanyamakuru, n'ubundi kubera ko biba biri bubere mu muhezo, baba biteguye gufata ziriya video zo kumuvana mu modoka ya detainees van iriya ya RCS amanuka bagafata ari amafuti cyangwa ari amavideo n'amafoto. Rero baba biteze kugira ngo haboneke uwo mutekano, abashe kurenderwa umutekano. Icyo kuri urubanza rwe rwari rurinzwe cyane kuko sare yari iriho abacunga gereza barenga 4 ku muryango yari ahari ku ruhande rwo, kuko yabone muri sare ya kabiri. Jya twari turi kumwe nta uze kubyumva numvisha bavuga ngo hari umucunga gereza ngo wamukubise mu nda, ngo nanjye ubutaha nzamwishyura. Jadi se umutwitsi Kigali yose ntago imuzi koko. Jadi abagira ngo akari attention, ariko ntabwo none se umucunga gereza akaba ari gucunga umuntu arinze, ntago barima arinda jihad, ntago abahanganye. Nta byo kurwana nari twari turi kumwe jihad, ntago nabonye urwo rugomo rwabayeho. Hanyuma nkwibariza iki kibazo, abantu benshi cyangwa se navuga nabo abantu ba mbere bahereye ku munsi wa mbere batuka Prince Kid, kuri uyu munsi ubona basa naho bamugarukiye, ndetse abandi bari kuvuga ngo ariko se ko twizeye ko uyu munsi ari butahe, noneho byagenze bite? Punditi, abantu bafite icyizere cy'uko Prince Kid agomba gutaha, namukayambibonye muri comment, wowe urabibona gute umusesenguzi, cyangwa se watubwira iki? Nuko ikintu kimwe nshaka kubwira, reka nkoresha amategeko yoroshye cyane. Byaha ari kushinjwa cyangwa kurikiranwe kuko ntago arabihamwa, azabihamwa cyangwa agirwa umwere ku itariki ya 2 saa 7 z'ukwezi kwa 12 nibwo azagirwa umwere agataha, cyangwa se agahanwa ibyaha bibiri ari kuregwa. Ibyo byaha bibiri ari umuntu warumagaye mu kanya byari nakubyaga nashaka kujyamo mu ntozi. Ibyo byaha bibiri akurikiranyweho, usibye ko nyine hakora Uwiteka Imana, kuko buriya hirya y'ubutabera haba Imana n'itanga ubutabera butabera, kuko twe turi abantu. Niba umuntu yibeshya ushaka no kubeshya mu gutanga ubutabera. Uwiteka Imana niwe mubyeyi w'imfungwa n'abagorwa, ni mubyeyi w'abapfakazi, ni mubyeyi w'imfubyi, niwe uwusha imvura kwa binabeza. Ariko ukurikije biriya byaha bibiri cyo kuvuga ngo guhoza umuntu ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina, ni za telefone yahamagaraga Miss Inshuti Mweso Divine igihe bajyaga mu burengerazuba bagiye gusura Governor Habitegeko François, na za message nibwo baburana mu rukiko rw'ibanze rwa Kagarama hari Kicukiro, nibyo bagaragazaga za text na za telefone. Noneho kiriya kishimisha mu rishingiye ku gitsina, ni wa mukobwa watanze ubuhamya tutari buvuge ko ntabwo byemewe, kwijejwe amashuri kaminuza, hanyuma n'umwanya muri Miss Rwanda byose akabibura. Ari muri bara batanga buhamya batatu bahabwa code, ntabwo hano twabavuga ntabwo byemewe. Umuntu ari mu batanga buhamya aravuga ko urumva usibye ko iyo case nko kuri mu rukiko tutemerewe kwinjira ku byo batavuze. Niba nkubwiye ngo nzaguha umwanya muri Miss Rwanda nguhe n'ishuri, byanze bikunze haba ari call n'amachat murana meetingana n'iki n'ibimenyetso babihari, ntisimbyiguhe. Icyo nicyo cyame cyishimisha mubiri. Icyo cyaha kinahanishwa igifungo cy'amezi 6 ariko kitarenze umwaka umwe, ni hazabu y'amafaranga y'u Rwanda 1,200 ni ingingo y'itegeko cyo mu gitoma nabyaha ingingo y'149 byo kwa 30/08/2018. Rero ikindi cya kabiri cyo guhoza ku nkeke ni imyaka 5 ariko itarenze 7. Icyakoze iyo wizezaga umuntu ibintu birengeje bitari mu mategeko iba imyaka 7 ikagera ku 10 ariko itarenze 10. Kuvuga ngo ba bantu baramugarukiye n'ibyo barumbwiye, nuko babona iyo umuntu ari mu bibazo, ubundi iyo umuntu ari mu bibazo mu muco nyarwanda utifatanyije nawe waba uri inkunguzi.
Prince Kid akwiriye nyine kugirirwa impuhwe kuko hari ibyo yakoze. Niba yarafashe Miss Rwanda ku itariki 30 z'ukwezi muri Gicurasi 2013, guhera 2013 kugera 2022 ni ama episode nk'icyenda haboneka abakobwa bo muri Miss Rwanda. Umukobwa urangije segonderi agahabwa imodoka ya miliyoni 20, agahabwa 8 ku mezi 12. Umwana w'umukobwa utarigeze anafata 100 mu ntoki. Byanze bikunze umva ko hari uruhare yagize mu guhindura ubuzima bw'abanyarwanda. Mwebwe murabizi muri YouTube kuri iyo habaga Miss Rwanda content yarabonekaga. Kumugira impuhwe nuko bari kubona ko baricaye iyo buriya umubyeyi umuntu amenya agaciro k'umubyeyi batagihari. Ubu nibwo ari kubona agaciro ka Prince Kid kuko adahari. Kumugira impuhwe bifite ishingiro ko mu Kinyarwanda mu gutabarana no kumenya none ukuri. Nta mwana w'umukobwa muto mu mineri yasambanyije. Ibintu aregwa ni abantu bakuru. Hanyuma hari ikintu uvuze ku mu minsi ugarutseho ko yavuze ko Prince Kid yamwijeje amashuri. Hanyuma tukibaza uwo mu minsi yarijuje imyaka 18 kuko nta muntu wajyaga muri Miss Rwanda atujuje iyo myaka y'ubukure. Punditi icyo kintu ndashaka kukidusobanurira gatoya. Wowe bibona gute? Ese kugeza kuri uyu munsi navuga nizambaraga akoresha n'ubundi zazindi yitwaje umwanya yari afite. Niko twabivuga yego? Ni ukuvuga ngo itegeko ukuntu riba risobanutse cyane. Urabona wowe turi kuganira nagwaye ikiganiro. Umbwiye ngo kugira wenda ari wowe ushinzwe gutanga reka tuvuge visa zo kujya muri Amerika. Kwamira ngo puniti ngo dukorane ikiganiro ndahita ngo ha visa yo kujya muri Amerika. Kandi hari ibisabwa nakabaye nuzuza nkabyuzuza ABCD ari wowe sinye ukama visa. Ndi mukuru nawe uri mukuru. Aho ngaho ubukoze cya kuko ubukoresheje ubasha ufite ukiha iby'amategeko atakwemera nanjye. Hanyuma uwo wundi nawe ni umuvictime hano. Aba yabeshwe kugira ngo ahabwe ibyo yakabaye ahabwa mu buryo bw'imena amategeko. Kwizezwa ishuri n'umwanya yakaba yabihatanira kuko guidelines zirahari z'ubwiza umuco n'ubwenge. Kujya kuvuga ngo nzaguha ishuri iriya shuri babahaga ya UK kujya kwiga bachelor wenda utarabasha kubona banyu bakennye batabasha kwishira bachelor hanyuma nubwo ukaba udafite ibyo wajyamo nta na scholarship wabonye ya leta no wa mwanya wakabaye uhatana ko ubona umuntu we ngo nzaguha ibi nawe urampa ibi ngibi donadone nkuko bavuga cya win mu mategeko ubu uri murakoresha ubasha ufite mu nyungu zawe kandi nicyo cyo bavuga ngo iyo ibintu uri kwizeza umuntu yakabaye abyemerwa n'amategeko kukwizeza niba abantu batana bakabaye babonera uko bahatanye ukajya kwizeza umuntu urumva ko abantu benshi bibaza bamugana ati mu Rwanda amategeko yacu avuga ko utanze ruswa n'uwayihawe bose babafata. Wowe icyo kintu kibona gute? Ari nayo mpamvu abantu benshi bagarutseho ngo ese niba Prince Kid we yarahawe ruswa ishingiye ku gitsina none bari abamisi bo byagenda bite kandi nabo barayitanze babizi neza ko ari cyajyanirwa n'amategeko. Itegeko risobanutse neza. Prince Kid yigeze agana inzego z'ubutabera agaragaza abakobwa bashaka kumuha ruswa. Ubwo nagusubiza. Iyo umuntu ashatse kuguha ruswa ugafata iya mbere ukajya kumurega arakurikirana. Hanyuma rero iyo uyakiriye akajya kukurega wa muntu bari victime itegeko riramurinda. Kubera ko tutabonye ko agaragaza nta birego yatanze bigaragaza ko hari abakobwa bashatse kumutega sex kugira ngo abahe imyanya hano victime n'uwareze. Yego. Erega abakobwa mu Rwanda baranduranya cyane. Ariko pundi ntukagitsetse. Wowe ntabwo bizi. Uravuze gashara ko yaratezwe iyo ruswa bikanga imbaraga zikanga. Ntabwo kwikontora byamunaniye kuko hano rega Sandri case iri mu butabera usibye ko muri showbiz tumeze nkaho tutagira umupaka. Tugomba kuvuga ibintu uko biri muri dossier. Nta hantu hagaragaye ko Prince Kid kwikontora byamunaniye. Icyo navugaga hariya hari igihe umukobwa yitwaza ubwiza uburanga n'ikimero agiye gushaka service kubera ko abagabo turabanyanya intege nkino muri biraho urabizi umukobwa cyangwa umugore ashatse yagusha umugabo ibyo ni ibintu bihari sibyo iruka no barajya kugisha iruka hari umugabo nakunze rwose yarambwiye ati ngewe iyo mbonye umukobwa agiye kungwisha ati kuko nigize kubigwamo bituma nanihana ati mita niruka nkaruki ati mitaniruka nkarukira ku mugore wanje urumva rero wamugani nawe niba gutega
uwo mutego pundi icyo wakora iruka. none se umugabo afite imyaka ingahe? Afite 37 none se ubwo azabyigira kugeza ryari? Aziruka kugeza ntago arabura n'ibyana nyine bifatika. erega hari abagabo b'indahemuka pundi ntukavuga utyo. Ariko hari n'abagore baba bazi imitego tu y'abo bantu. None se ubwo ntago ni indahemuka kurusha Samusoni? Yego ni oya ndakubajije ntago usoma Bibiliya sura umupaka. Ndayisoma nyine ariko ibya Samusoni sibyo bishobora kuba byaratanze isomo nyine bigatuma uwo mugabo nawe ko yakazi ibya Samusoni uburyo Delila yamugwishije nawe uwo mutego atawugwamo. Uyu munsi se nari abagabo b'indahemuka bariho imyaka ya 30 subwe n'iki 30 iri imbere uko bizagenda. You never know what tomorrow may be. nawe yavuze iby'uyu munsi. C'est jamais ce que l'avenir. No kuvuga izo ni blague nyine urumva kuri muri make ushatse ko akagabo bose ari babiri hanze. Oya kuri mikoro nshaka kuza nkigira nk'umuntu mwiza ariko behind the scene umugabo wamutumye umugore aramuzanaho uko byagenda kose. Keretse wamutumye nyine umugore nawe uri aho abiri hanze ariko nyine umugabo agushwa n'umugore ku isi hose ni ibintu bihari. Ibyo ndabyemera ariko hari n'abagabo bafite ubwenge utamutega umugore nyine njye ndabyemera ashobora kubona ko koko ugiye kumugwisha akahunga. Erega ndabyemera ibyo uvuga nibyo ariko hari n'abagabo erega wa mugane hari abantu igihumbi batarapfukamira bayari. Njyewe hari ikintu ujya nenga abantu ugasanga ngo abagabo bose n'abasambanyi pundi iti wivuga gutyo vuga oya buretse nyine nereri vuga ngo benshi ariko wihamya ngo oya nta na benshi reka tuvuge nge navuze ibiri navuze bundi ntago ari byiza kuvuga ngo muri rusange nta rusange baho mu buzima kuko baravuga ngo la generalisation est inélogique. Ntago bavuga ngo la generalisation ngo muri rusange ngo ngurebe uya icyo mvuga cyo kuba prescride. Reka tugaruke mu rubanza neza mwimbere aburana we yaravuga ngo ibyo ndegwa bifite ishingiro kuko nabanaga n'abakobwa ntago ndumukanishi ntago ndumunyenganda nabanaga nabo mu buzima bwa buri munsi. Iyo jambo yarivuze ndamukotinza bivuze ngo kubana n'abakobwa ntabwo waregwa ko wibye imodoka cyangwa wibye indege ugomba kuregwa ibyaha bifitanye isano n'abo bantu bana nabo. Rero kuvuga ngo bashobora ko baramuteze hanyuma kugwa muri uwo mutego ntabwo navuga ngo baramuteze. Cyakoze hari ikiganiro nigeze gukurikira John Bunyeshuri twajyanye ikiganiro kuri The Choice batubwira ngo hari abakobwa bashaka kugusha mu mutego abakemura amaka bagashaka n'ababyeyi bamwe bagashaka gutangaza ruswa kugira ngo babone imyanya. Ibyo bintu mu buzima busanzwe bibaho byo kuba umukobwa yakitwaza uko asa ubwiza akagusha mu mutego umuntu rimwe na rimwe bikanabipfabusa kuko niba umubebi umubwiye ngo uzamuha ishuri ngo arabona uyu mwanya nawe akabyemera aba afite intege nkeya mu buzima bwe bwa buri munsi kuko yakaba yavuga ngo nge ndiyaminiye ndi mwiza ndahatana kuko tuzaba n'abakobwa bahatanye bakabigeraho from nowhere pe. Miss Josiane mwise neza ntago yabaye icyamamare si from nowhere n'abandi. Nkwibariza kino kibazo mu byo ngenda mbona hari n'abakivuga kuri uyu munsi ati Prince Kid yaragambaniwe. Nk'umusesenguzi ubibona gute yaragambaniwe uko ubibona mu bantu bavuga? Prince Kid aba atabwa muri yombi RIB cyangwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwatubwiye ko akurikiranyweho ibyaha yakoreye abakobwa bitaye Miss Rwanda mu marushanwa cyangwa se mu bihe bitandukanye hanyuma ikirego kikaba cyashyizwe n'umwe mu bitabiriye Miss Rwanda. Ubwo nkotinze RIB kuko nye nkunda kuvuga nkanakotinga ntabwo biza kuvuga ibiri mu cyuka. Rero kugambanirwa ntabwo nabona ko yagambaniye kuko muri no rubanza nta cyaha cyo kugambanira gihari. Akurikiranyeho icyaha yakoreye bari abatangamamye batatu turi kubona hanyuma bikari mu bihe bitandukanye. Icyakora icyo navuga ni iki ngiki wenda abanyarwanda igihe nikigera bazabona ukuri kwabyo uko byagenda kose. Uwitabire Miss Rwanda watanze iki kirego numwe mu babaye hafi ya Prince Kid bikaza kurangira amwigijeyo. Abazi neza showbiz cyangwa se abakurikira Miss Rwanda bazabibona. Hanyuma urumva nakubwiye abakobwa mukunze kumenya kwihorera no kwihimura mukimura abantu mubashyira mu bibazo. Nicyo nakubwira. Bigakaraga project man none se company niba GASARO TV ari yawe ntago ukora ibyo ushaka. Company nimba Rwanda Special Backup ntago turi kwiregura hano ikwiregura nuko reka twisoreze Pundi Imana yageroye nawe niwe muntu wa mbere unjagaraza. Hanyuma Pundi hari ikintu uvuze ngewe nshatse guhita nteraho comment. Uravuze ngo ni meza papa wacu. Uravuze ngo umuntu uri hafi ye ngo niwe watanze ikirego ndetse benshi hari uwo bari bite bakeka tudashatse buretse gato ngo kikuraco
ukingoni mwako cyangwa adui yako niyo rafiki yako, umuntu uri hafi ni ukurangiza. hanyuma ko ari inyandiko twabonye rero zindi, hariho Miss Mweto, hariho Miss Liliane, nimba ntibeshye, zishinjura Prince Kid. Nyamara kuri uyu munsi twibaza ngo ese nimba zamushinjuraga kugeza kuri uyu munsi icya cyakurikirana iyo n'ubundi kikaba kigifite aho gihuriye na Muheto. Ziriya nyandiko nta nubwo twabonye ko Uvuze ko gifitanye isano na Muheto gute? Nanjye ako kantu ntabwo nkumvise neza. Gifitanye isano na Muheto gute? guhoza undi ku nkeke, sibyo? Kandi Muheto tukaba twarabonye yabaruwa avuga ko Prince Kid rwose ntacyo yamusabye, zabaruwa twagiye tubona hanze. Waza kantu. Ibaruwa oya, hano turi Rwanda umunyamakuru tu, sibyo? Ibaruwa zagiye hanze zishinjura Prince Kid, ariko nanone hari message zagiye hanze zifite n'ubushinjacyaha na za koru na za, uribuka neza ko turi mu mwanya z'urubanza hagaragaye ubwo Umuheto yabajije ngo Jori amubwira ngo ko Kid ari kumbwira ibi nibi musubiza iki, ngo mubwira ibi. Hanyuma tubona ngo ko yamuhamagaye saa sita z'ijoro ku cyumba bariho arakomanga bajya kumureba. Ibyo bintu ni ibimenyetso bifite n'ubushinjacyaha byakusanijwe n'ubugenzacyaha. Hanyuma gushinjura ni ibaruwa yanditswe, ariko ntago bikuraho bya bimenyetso bya cyagiye kandi bifitwe. Kandi kuba wowe ubwawe ngo uhamagaye inshuro 3 ubugenzacyaha bukabona iyo koru nkakwandikira nyine ari nguharasinga cyangwa aribyo nshaka, hanyuma ubugenzacyaha bugakora iperereza bugakusanya ibimenyetso, wowe kuba wakwandika ibaruwa ivuga ngo peace maker twa tubanye neza, ntabwo bikuraho bya bimenyetso bwakusanyijwe. Kubera ko mu manza nkiza kenshi ibaruwa cyangwa kwandika ibintu bishobora kugira agaciro ni ibaruwa yuko twarwana bakamfunga ukemera ko ngewe ndekurwa, ntabwo twa tuburana. Naho hano niba ubushinjacyaha bufite ibimenyetso n'ama message na chat n'amakuru n'amajwi urabizi, ikintu wakwandika timizi nafi ntacyo bivuze kuko ibimenyetso birahari, ntacyo kuko uri victim. Kandi ikino cyaha ni icyaha cyakorewe societe, bya by'inshinjacyaha ni ibyaha umuntu aba yarakoreye societe, ntabwo ari ibyaha mba narakoreye wowe. Nk'uko mu bucuruzi umuntu akujya mu mwenda tukaregana tugakururukana paka unyishyuye. Ahangaha niyo mpamvu ubona hari ubushinjacyaha buri gushaka ko Prince Kid afungwa. Maître Emeline Nyembo na Maître Kayijuka bagashaka ko Prince Kid aba umwere, aba victime bakaba barahishwe. Buriya aba victime buriya nibavuga se nkuko byari byitezwe ko bazaburanira kuri Skype, n'ubundi Prince Kid yabamenya. Yego Prince Kid arabazi kuko no muri dossier Maître Nyembo twaganira tubwiye ko barabazi. Ni ngombwa kumenyerega umuntu kurega, ariko bikagirwa ibanga bahawe kode ariko barabazi kuko baburaniye kuri Skype, ariko amajwi arumvikana. Nubwo urukiko bari barurinze wagira ngo hari ikintu cyadanye cyari cyabaye, natwe iyo bareba natwe twari kurukurikira pe, cyakoze bakoze. Ariko ubundi amajwi nyine Prince Kid azi aba bakobwa batatu, Maître Nyembo azi abari gutanga ubuhamya n'umucamanza n'ubushinjacyaha kuko bwa mbere gusubikwa bari banze ko baba bari mu maboko y'ubushinjacyaha, bakaba bari ahantu barinda umutekano nako Nyembo yatubwiye ko twamukosha akantu gato cyane. Bari bari ahantu no bari areze cyangwa se batekanye, bivuze ngo Prince Kid azi abakobwa bari kumurega. Usibye n'ibyo rega umuntu kugambanira umuzi cyangwa se umuntu kujyana mu bibazo arabizi nyine n'ubundi yarabizi. Ikibazo cya nyuma dusoza, n'ubundi uyu munsi abakurikira urubanza baribaza ati ese Prince Kid uyu munsi ari mu rukiko wenyine, ati nyamara hari n'abandi bantu bagiye bavugwa cyangwa se bagiye bagarukwaho, ati abaterankunga ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo kugeza kuri umunsi tutaramenya. Pundi we icyo kintu cyumva gute? Ese babaye bahari ubyumva ute nk'umusesenguzi? Ntabwo njya numva ibintu nk'uko abantu babyumva. Bino bintu by'amategeko mbyumva uko amategeko ateganya. Hano ni Prince Kid cyangwa se Kagame Ishimwe Dieudonné wamaye nka Prince Kid niwe ukurikiranyweho ibyaha bibiri, icyaha cyo guhoza undi ku nkeke ufitanye isano n'imibonano mpuzabitsina n'icyaha cyishimisha mu mubiri. Ibyaha bibiri ni ibyaha bibiri yakoze nyine muri dosiye igiye kureba byakorewe ku bakobwa bitera Miss Rwanda mu marushanwa atandukanye cyangwa bitandukanye. Icyo akoze icyo ngicyo cyo guhoza ku nkeke nyine tubaye tuvugisha ukuri mu maburana y'ibanze cyajya aburana kujurira, byagaragara nyine ko ari za text na za chat na za koro kuri Muheto, aho ngaho kibe cyoroshye. Noneho icyo ikishimisha mubiri ni wa mukobwa wizejwe amashuri n'ibiki byose byo nabe byo clear byo kuvuga ngo hari abantu ngo abatanga buhamya ngo nako ngo abatera nkunga. Ibyo muri showbiz abantu bakurura ibintu bakabigira birebire. Dosi irimo umuntu umwe uregwa araregwa ibintu bibiri,
nta bufatanyacyaha burimo, nta bwinjiracyaha burimo, nta kindi n'ibyo ngibyo. Icyo nababwira dukurikira amategeko hano hariregura umuntu umwe, ntago idosiye irimo abantu bafatanyije icyaha, ntago irimo ubwinjiracyaha, abantu babyemanye amategeko be clear. dutegereze ubwo ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 12 mu 2022 saa 7 ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ruri mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali munsi ya tapi rouge, nibwo umucamanza azohereza umwanditsi w'urukiko akaza gasoma umwanzuro ku rubanza rwo mu mizi rwa Kagame Ishimwe Dieudonné umaze amezi 7 muri gereza kuko yataye muri yombi ku itariki ya 27 hari kuwa 4 yari kumwe na Miss Divine Muheto bari kumwe mu modoka batawe muri yombi. Divine arataha, Prince Kid asigara hari ibyabazwa, ubundi baba bahamagara baragiye kubazwa ku by'imodoka yatinze gutanga, ku ruswa y'itsina na ruswa amafaranga avuga muri Miss Rwanda. Ubu rero ni ibyaha bibiri. Ibyo byaha bibiri aho bibera kaga imyaka myinshi ni 10, imyaka icyaha cya mbere ni umwaka umwe, ariko ubushinjacyaha bumusabira gufunga imyaka 16. Umucamanza mu butabera cyangwa se mu busesenguzi bwe kuko turamwizera cyane n'umuhanga cyane, imyaka maze acize imanza n'umuhanga cyane, ari impamvu yiyambaje abatanga ubuhamya batatu kugira ngo abiyumvire, kubera ko bagiye batanga ubuhamya hamwe bakivuguruza ahandi bakavuga ibindi, nyine we ashaka kwiyumvira ukuri akabibariza. Rero ku itariki ya 2 twitega ko Prince Kid azabwa ubutabera buboneye, nk'uko nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame avuga ngo mujye mutanga ubutabera mu izina rya Rwanda, mujye mutanga ubutabera abantu ntagire abarengana. Nicyo nanjye navuga kuko mu Rwanda mu mezi 7 nkubwire ko dufite 12 mu magereza yo mu Rwanda nayi post nayo kuri stat yanjye bifunzwe mu minsi 30 y'agateganyo 12 mu 1084 bifungiye muri gereza 12 zo mu Rwanda. Tugeze ku cucike bw'ijana na 27, bivuze ngo twarenze urugero, kandi hakabayeho uburyo bwo kuvuga ngo je peacemaker afite hazabu yo gutanga uramfungira iki. Hakabayeho uburyo bwo kwambara ibikomo singira imbago ndenga, hakabayeho uburyo bwa negotiations tukunga, hakabayeho uburyo bwo gutanga ibihano. Itegeko rya iteka rihari ryo muri 2010 ntabwo ryashyirwa mu bikorwa rya iteka rya perezida ryo kuba umuntu ashobora gukora imirimo simbura gifungo. Iteka rihari ariko ntabwo rishyirwa mu bikorwa, sinzi impamvu abantu batureba nigeze kubisaba, cyakoze kimwe cyarakozwe umuntu nasabye harya niwe twema tuganira icyo kuvuga ngo abantu bajye bumvikana, cyarasabwe cyaratangiye, abantu bagiye kujya bicara bumvikane ntafunga, ariko bagabanya ucuciye kuko 12 bifunze by'agateganyo. Uzi ko ubu ngubu muri mfite amakuru umuntu ashobora kuba ari mageragere azaburana mu kwezi kwa 4 umwaka utaha. Rendez-vous mu bitaro byo mu Rwanda bashaka guha umwaka ujye kujya kwivuza, no mu butabera niko bimeze muri gereza. Iyo ubu ngubu iyo umwaka utangiye barasikijaringa imanza, iyo ufunzwe ushobora kumara imyaka utaraburana kubera ko imanza ni nyinshi. Ibaze turi muri 2022 mu kwezi kwa 11 kugiye kurangira, nkazaburana mu kwa 10 ku mwaka utaha. Do imagine nkabumwere imbaraga natakaje, ubwenye natakaje, amafaranga yataka, umuryango igihugu cyahombye. Tugerageze nyine mu Rwanda inzego z'ubutabera zikore, niba batari n'abahanga cyane biyambaze abahanga. Ndabizi neza ko Senateri Voda ari umuhanga cyane, ari byo yakoze, biyambaza abantu b'abahanga rwose, ubutabera butangwe, abantu be kumara amezi 7 nyuma ndimba turibuka igihe yamaze. Ubu ni umwere, ashatse yarega agahabwa indishyi y'akababaro. Icyo tegeko rero, ariko mu Rwanda umuntu afunguwe aravuga ngo ahwi sije wawuva, ntago wajya kurega ngo namazima amezi nzira ubusa. Nicyo navuga, ariko bwakeneye service za amenyo bagiye muri The Diamond Dental Clinic Smile barebe ko amenyo yabo yasa neza, boza amenyo, amapareye bagiye basikabona ko ngensika neza. Urabizi ntabyo nsimane bazane na YouTube tuzimonetize amakeneye silver, nahoze numva ngo hari ibibazo byo kutamonetizwa ama subscribers ni igihu amafaranga ngatinda gute mwaje nkawe kuno mu bikuza amafaranga yanyu, abakeneye ko mukora amafaranga dore ubushomeri muze muzana amafaranga mba monetize channel na masaha mwijya gutakaza amafaranga muvuga ngo nzamara umwaka ngizimonetiza. Nge ndabikora mu kimweru kimwe, ntago ari ukwikinura bizo. Channel turazimonetiza giye ubwanjye mu kimweru kimwe, views tuzishyiraho, amarayivu umuntu ari live ushobora kugukubita igihumbi uri live kiri live cyanjye nakwihere unyishe neza cyane, babantu baba pastor batwika ukahabye nyina diversaire uri hari hanze. Pundi wakoze cyane, Imana igumugisha. Reka dutegeze ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 12 ikizavamo. Wakoze, ukomeze ugire weekend nziza. Imana ikurinde bakunzi ba GASARO TV. GASARO TV.